hari inkuru zimwe na zimwe umuntu akubwira ukavuga uti oya ibi ni ibinyoma rwose, ariko iyo umaze kubona ibimenyetso uraruca ukarumira. None se wowe ukunda agatama? Reka nkubaze, ese hari uwakubwiye ko ku isi hari umugezi w'inzoga? Nzi neza ko benshi muri mwe mwahita muvuga muti ibyo ntibishoboka, ariko icyo kintu cyarabaye. Cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Hawaii, mu gace ka Wapio ku kirwa cya Oahu. Aho niho hari umugezi wa Waiawa stream. Wabaye ikimenya bose nyuma y'uko abaturage bawusuraga batangaje ko amazi yawo afite impumuro ikomeye nk'iy'inzoga. Icyatangaje kurushaho ni uko nyuma y'ibizamini bya laboratwari byagaragaye ko ayo mazi koko yari arimo alukolo. Ariko se byagenze biti? Ni gute umugezi ushobora kuba inzoga? Ese ayo mazi yaba yarahindutse inzoga gute? Cyangwa haba hari indi mpamvu yihishe inyuma y'iyo nkuru? Ibyo byose ugiye kubikurikirana kuri Bona Kuri. Njye nitwa Ngendahimana Daniel, mbahaye ikaze. Nk'uko nabikubwiye, ibyo byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Hawaii, mu gace ka Wapio ku kirwa cya Oahu. Aho niho umugezi wa Waiawa stream wabaye ikimenya bose nyuma y'uko abaturage bawusuraga batangaje ko amazi yawo afite impumuro ikomeye nk'iy'inzoga. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2021, abantu banyuraga hafi y'uwo mugezi batangiye kubona ikintu kidasanzwe. Uko begeraga amazi niko bumvaga impumuro y'inzoga irushaho gukomera. Hari abavugaga ko iyo mpumuro yasaga n'ituruka mu ruganda rumaze iminsi mike rutangiye gutunganya inzoga. Abaturage babanje gukeka ko ari umuntu wajugunye amacupa y'inzoga cyangwa se imyanda irimo ibisigazwa byazo. Ariko uko iminsi yagiye ishira, iyo mpumuro niyagabanukaga. Byatumye bamwe bahita babimenyesha inzego zishinzwe kurengera ibidukikije kugira ngo hakorwe iperereza. Biratangaje. Ari nk'inaha se wowe ukabona uwo mugezi ukunda agatama, wabimenyesha inzego bireba cyangwa wakituramo ukagotomera niyo wasomanyere? Abashinzwe ibidukikije bahise bafata ibipimo by'amazi babijyana muri laboratwari. Ibisubizo byatangaje benshi. Umva uko byagenze. Basanze ayo mazi arimo alukolo ku kigero cya 1.2%, ndetse harimo n'isukari ku kigero cya 0.4%. Nubwo icyo kigero kiri hasi ugereranyije n'inzoga zisanzwe, cyari gihagije gutuma amazi agira impumuro nk'iy'inzoga. Ubundi mu busanzwe inzoga nyinshi zisanzwe abantu banywa ziba zifite alukolo iri hagati ya 2 na 4%. Ariko nanone bikaba ku nzoga zoroheje, mu gihe ikomeye zishobora kurenga 5 n'10%. Ibi byerekanye ko nubwo amazi y'uwo mugezi atari inzoga, yari yarandujwe n'ibinyobwa birimo alukolo. Nyuma y'ibisubizo hatangiye iperereza ryimbitse. Abahanga bakurikiranye inzira amazi anyuramo, bagenzura imiyoboro y'amazi y'imvura, inganda n'ibigo byose bikorera muri ako gace. Nyuma y'iminsi y'iperereza basanze inkomoko y'icyo kibazo ari uruganda rwa Paradise Beverage, rumwe mu bigo bikwirakwiza inzoga n'ibinyobwa bitandukanye muri Hawaii. Iperereza ryagaragaje ko hari inzoga zangiritse cyangwa ibinyobwa byajugunywe nabi bikinjira mu muyoboro wakusanyaga amazi y'imvura. Uwo muyoboro waje guhura n'umugezi wa Waiawa stream, bituma ayo mazi arimo alukolo awugeramo. Ibi byatumye umugezi ugira impumuro idasanzwe, yatumye abantu benshi bibaza niba koko amazi ashobora guhinduka inzoga. Ariko ikibazo ni cyari impumuro gusa. Abahanga mu bidukikije basobanuye ko iyo ibinyobwa birimo alukolo cyangwa ibindi bintu byinshi byinjiye mu mazi bishobora kugabanya umwuka wa oxygene kenerwa n'amafi n'ibindi binyabuzima byo mu mazi. Iyo oxygene igabanutse, amafi ashobora gupfa cyangwa akimukira ahandi. Banaburiye abaturage ko nubwo amazi yari arimo alukolo, bitari bivuze ko ashobora kunyobwa. Muziko basetsa. Ubu se babandi banywa alukolo bakayingwa n'amacupa yamenetse, ubu bari bubabuze bikemerara? Reka twikomereze ibyo tubyihorere. Abahanga bavuze ko ayo mazi yari yanduye kandi ashobora kuba arimo n'ibindi bintu bishobora guteza ibibazo ku buzima bwa muntu. Nyuma yo kumenya inkomoko y'iki kibazo, ishami ry'umuryango wa Hawaii ryafatiye Paradise Beverage ibihano. Ryaciwe ihazabu y'amadolari ya Amerika 75,000, ndetse ritegekwa gushyiraho uburyo bushya bwo gucunga imyanda n'ibinyobwa byangiritse kugira ngo bitazongera kwinjira mu bidukikije. Iyo nkuru yahise ikwira ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru byo hirya no hino ku isi. Hari abantu bahise batangaza ko muri Hawaii hari umugezi w'inzoga, ariko ibyo ntabwo byari ukuri. Uwo mugezi ni wigeze uba umugezi w'inzoga, ahubwo wari wandujwe n'ibinyobwa birimo alukolo byageze mu mazi kubera uburyo butanoze bwo gucunga imyanda. Ibi byabaye isomo rikomeye mu nganda no ku nzego zishinzwe kurengera ibidukikije. Byagaragaje ko ikosa rito mu micungire y'imyanda rishobora kugira ingaruka zikomeye
ku mazi, ku mafi ndetse no ku buzima bw'abaturage. Nk'uko nabikubwiye, tujya tubibona ukuntu imodoka zitura hasi, amacupa akamenagurika, ariko umuntu ukabona araje aragutomeye atitaye ko ari bugutomeremo n'ikirahure. Ibyo reka tubyihorere, mwirinde kandi musigasire ubuzima bwanyu. Ngayo nguko rero iby'umugezi w'inzoga. Njye nitwa Ngendahimana Daniel, amahoro y'Imana abane namwe.